umva Rugumira 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 umva ntabwo nakumvise se burya mutuye aho ni hariya tu wahamagaraga dore tuberamo hariya nyine ni hariya tu ni hariya amakuru se meze neza kakansime wese umbwira izina nanjye banyita mugabo yewe nyine kuvoma ndabona koko ugiye kuvoma pe uwaguherekeza se se ntibyaba bibagoye n'ubundi nanjye akazima nagasoje ubundi ngiye nkora akazi kanjye saa munani kaba karangiye ariko nawe nyine ukora akazi uba hano kuko najyaga nsohoka hano nkaza nkabona ugiye nko guhahira hano epfo ku muhanda namwe mukoreramo hano nagize ngo ni umwana waho nanjye ni hano umwana waho wumve ngo ko nabaye nk'umwana waho makoreye hafi imyaka ingahe imyaka 10 uyu ndasa neza si ubwo ari njye nawe ninde wo mu bakire cyakora mbonye umuntu tuzatwiganirira nyine nanjye biranshimira ariko reka tugende mabuja nsanze hano ntabwo byakunda yamerera nabi tugende few moments later ngaho ureba nka bari abantu bose ntabwo bari aba batanga se kereka uzi neza ko ugiye kurwana reka ubone se ubundi abanirukanswa n'iki ko akazi nawe nagasoje nureba ruriya ngo ni rwa Rutayisire ruriya mbona rw'urugabo rurwana kubi rukunda kurwana sinzi wagira ngo we wagira ngo aza kuvoma ashaka kurwana gusa izo mbaraga nazana n'iki nza n'ubundi akazi karangiye ariko hano hantu hari ikizuba we uretse se tukaba twiganirira n'ubundi mu gihe dutegereje ko bari yabaye ngewe nibajije ese ko wavuze ngo ese ngo mubaho ubundi wari usanzwe umbona najyaga nkubona kenshi najyaga nkubona ariko nyine abizi ibyayindi by'abakobwa nyine nkizizisha yego ariko nkagira ngo nyine uri umwana waho ampamagaye rero numva ningiriyemo ubwoba wari unzi gutya nanjye nari nkuzi najyaga nkubona ariko sinzi yuko unzi najyaga nkubona usohotse winjiye gutyo ubundi uriya n'umwana cyako gitangaje no ukuntu usa ukuntu ugaragara nyine wagira ngo nawe wagira ngo uri umwana wawe nyine usa neza uko hari ikintu nyine nshaka kukubwira ndaza kuguha nimero yanjye sibyo ndumva hari ikintu mbwiye hari ikintu nyine nshaka kukubwira ndaza urumva twe dusanzwe tuziranye wenda tutavugana reka nze kuza kuguha nimero yanjye kugira ngo ninkwamagara nijoro uze kumenya ko ari njye ubwo se urampamagara kuki ko nta telefone njye cyangwa we nuyibona basi hari ukuntu wayibona ntacyo naza kuza kugerageza nkareba ariko muri ruriya rugo biba bikomeye biba bigoye pe sinakwizeza ariko ndagerageza wowe nuyibona wamamagara tukaza kuza gukora ako kantu noneho ndaza kukubwira ikintu kuko numvise twe dusanzwe tuziranye nawe uze kunsubiza nyine uko ibintu biza kuba bimeze uze ni nk'igikira ndaza kukubwira wowe gusa sibyo reka tugende ariko ndabona abana gaminze twajya kuvoma ndaguherekeza ngo ugeze mu rugo ubwo ngubwo turaza kuvugana nijoro gusa ntabwo uri kwigorara oya hari ikibazo kirimo kuganira twe dusanzwe tunaziranye atuye ndabona akavuyo gashize o'clock midnight aro arimo yifatara
aro. ndimo ndakumva ntabwo unyumva. Alo njye ndimo ndakumva ntabwo unyumva. Alo none se telefone uyikuye he noneho? Umwana wa mabuja yanije ngo nkuvugishe. Shanjye hari ibintu ndimo ndatwika kugira ngo se akazi kano kajya gashira. Ntabwo kajya gashira, hari ibintu ndimo nyine. Ejo se tugahura. Ubwo se uragira ngo tuzahurire? Tugahurira hahandi. Ubwo nyine tuzahurira, nzaza nkurebe hahandi wowe muri ya masaha nyine wambwiye ngo uba wasojemo akazi, uzagenda uhicare. Nyuma no kuhicara nyine nagerageza nkaza nkagusanga bonye mabuja Karame. Cyakora nawe muravuga neza ukuntu. Ariko hagati aho hari ikintu nashaka kukubwira nyine. Nashaka kukubwira nyine ko ngukunda. Urankunda? Ubwo nawe rwose uba uri kuntera isoni. Nanjye ndagukunda. Nabonye uri umwana mwiza pe, nabonye uri umwana mwiza witonda. Nyine urakoze ko wemeye ko dukundana. Hari ikindi kintu ejo niduhura nzakubwira. Hari ikintu ushaka ko dutangira gupanga, ariko nyine niba ntacyo bitwaye ubwo nyine tuzabirebera hamwe. Karame. Yewe ndumva barimo bampamagara. Reka ngende nashyire umwana wa mabuja mu byago, buriya tuzavugana. Ndumva barimo banshaka batamerera nabi. Kandi none urakoze kuba nyine wemeye ko dukundana. Uzumva nishimye. Ejo hari ikintu ushaka ko tuzaganira nyine ku bijyanye n'aha dukora, kugira ngo tumenye, nzahite menya neza n'ibyo nshaka ko tuganiraho nyine bizacamo. Sawa urari neza. Ngaho nta kibazo, utanga telefone y'abandi. Umusore maze kuntwara umutima pe. The next morning. Ahubwo se ubwo hano hantu turi ntago mu rugo iwanyu bahari. Nyine akazi kaba karangiye nta kibazo. Ubu badusanze hano nta kibazo. Wenda ikintu ngiye gukora, ngiye kwita njya kuzana abana ku ishuri kandi no kwakira kare. Nyine harabura iminota nka 30. Ariko hagati aho urimo kunkoraho. Uri kwita ukiri gitwa? Ntabwo nongera da. Ariko ikindi kintu nari ndimo ndavuga, nijoro kubona ko mukunda kanyemerera byanshimishije cyane. Uzi ko ukita ugira isoni. Nawe uri kumbwira amagambo aremereye. Se ni ubwa mbere wakundana? Ni si ubwa mbere, ariko ni ubwa mbere nakundana n'umuhungu w'i Kigali. Mbese njye ndi uw'i Kigali? Nabibwirwa n'iki none? Nyine wenda sindi mamaze imyaka 12, kuko nabwiye ko uru rugo ndukozemo imyaka 12. Ariko urumva ko wamugani mba narabaye Kamugi. Wabaye munyaki. Uzi ko ngewe hariya muri ruriya rugo ntaramarayo n'ukwezi. Azi ko ariyo mpamvu buriya nawe numara igihe hari utuntu tumwe na tumwe uzatangira kumenya. Tuvuge nk'urugero. Ubu se bari nta n'ukwezi na kumwe baraguhemba. Bazamemba cyakora? Nta na kumwe baraguhemba. Hoye bazamemba kuri muri aya matariki arimo kuza. Nyine ku kintu uribizi ko ndagukunda ukemera, nabwo atari ibindi bintu ushaka ko tuganiraho kandi twatangira gutekerezaho. Sibyo? Yego.
aho urakomeza umfata aho sigahora se kugukora icyo bigutwara. ndagiye nigirira amasoni sinakubwiye ko aribwo nkigera i Kigali. Ubu tujye tuvugana tumeze gutya uziho no kugira ngo wicare gutya uba wangoye ubu uzi ugiye ngo twicare gutya. None uravuga ko bino bitari byinshi ewe ngiye numva rwose binyiterera isoni. Ako nibyo byiza Dani, nibyo byiza nanone niwe mukobwa muzima. Noneho ubu ndigora nshunga ngo ndebe niba wenda mabuja hari ukuntu yigira gutya nkabona aratashye. Ndaje nkwerekeze mbwa tugende nanjye nzana n'abana. None se ndimo ndavuga urabona nashakaga ko rero dutangiza umushinga w'ubukwe. Wabyemera? Urashaka ko tubana none? Se dukundana? Yewe nese ugira ngo ni ngombwa ngo tubanze tumenyane bya bindi ubu se ubona ari cyo ntwaye sindi umwana mwiza nawe uri umwana mwiza mba namaze kubibona. Ngiye numvaga rero twatangira gutangiza umushinga w'ubukwe. Ariko ubukwe busaba amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu ngewe ubwo tekinike nshaka kukwigisha wowe nuko ukiri. Urashaka ko nanjye nzambara ikanzu zimwe z'umweru? Si byiza? Ego mwana kansini nambaye ikanzu yewe aha ego iwacu noneho baminka nk'ijana baziguha cyane twe twazigura. oya nambonye nambaye ikanzu. Hari ikintu ariko abana biriya iwacu bambara amakanzu ni abana bo mu bipangu iwabo baba bafite n'amamodoka. kandi natwe mu modoka tuzayagira. oya ndiye ndashaka kubanza kwigisha tekinike tugiye kuzajya dukoresha kugira ngo tubone amafaranga tutazajya dukoresha ayo tutazadukorera ayo baduhemba gusa ahubwo natwe tujye twihigira andi. Ukuntu biba bimeze nubwo wenda nambaye gutya nubwo imyenda nakubwiye ntuyigarukeho nayo nabikubwiye iyo ndi mu kazi nambara gutya naho mvuna kenshi uzajya ubona nambaye gutya. wese ko utahinduye nta yindi mfite. imyenda uragura umuranzi ayikugurira. Nyumva ubwo bwenge rero nshaka kwigisha. Tuvuga urugero iwanyu mukora sitoke y'ukwezi se nyine bahahira rimwe. Yego bahahira rimwe rero hari ukuntu tuvuga urugero bashobora kugura litiro wenda nk'icumi z'amavuta. Ufata nk'eshatu cyangwa ebyiri uzihisha mu gihe ubona amavuta yenda gushira. Nubona yenda gushira uyabike noneho nyuma urumva si bakora nkatwe si bajya bakora sitoke ntago bajya kuvuga ngo bagiye gukora sitoke hagati mu kwezi tujya dutangira kujya kugurira ku mabotike. Namwe nuko noneho izo ebyiri nuzitsinda aho urara bazagutuma litiro ya mbere ukore ku yawe wabitse. Niba gutumiye iya kabiri ukore ku yawe n'isabune gutyo ukazajya umenya ngo wabitse zingahe nyine sitoke ikajya gushira hari utwo washyize ku ruhande ukamera nk'ufite botike yawe. Naba bagutumye iki kuri sitoke ukanza ugafata utwo wahisheho. Ibyo n'urumva atari ubwenge. Ni byiza ariko bamfashe yewe mbega uriya mugore w'ikindi we yakwica. Hoya uriya mugore uramuzi? uzi ko mu cyumba cyawe niyanumye ikintu cya 70 amaye ijana 30 ndayamusubiza ngo tuzayongeranya tugure ikibiriti. Ego nyine wowe ukuntu ubikorana ubwenge. Nese ubwo amafaranga baguhemba nk'ubu wowe ubwo uvuye mu cyaro basanga barguhemba udufaranga turaho dusanzwe. Ni menshi. Angahe? 15. Uzi ko nkukubye gatatu. Oya kuri none ubwo ngiye ari 45 bankarabije nariye naryamye nkabasha no kubagavura wenda nka 20 urumva ni 65. ubwo bwenge iyo tubukoresha nibyo bizatuma ubukwe bwacu buzagenda neza tuzaba dufite akantu. uri n'umukire we. nzi ko na ya modoka wavuga ko uzayigura. Ntayigura 35. wowe uzayigura pe. Weze tukikinira akantu. Nubwo uragira ngo dukina gake. Kamwereka akantu dukinira hano. Kanze nkakwereka.
Hello guys. Aka gakino rero turashaka ko mutubwira ngo mwakabonye gute. Waje ugasuhuza abantu bino kansime ngino usuhuza abantu muraho guys, ni ukuri mwihangane umuntu ubashije kugera aha kuri aka video nyine yihangane muri comment atubwire uko wabibonye, ugire n'ibitekerezo uduhereze. Bye bye. Oya tutaragenda reka mbanze nzane biriya bintu batabyiye. Tutaragenda nibwo twe tugisoza, reka mbanze nongere nshimire abantu bakoze subscribe, n'utarayikora akore subscribe kugira ngo tujye tuguma tubane umunsi ku wundi, kugira ngo umuryango mugari wa Iron and Sonia ugume waguka.